Ndagushimiye cyane nanone kandi nongeye kuguha ikaze udukurikira kuri Olive TV. Ni urubuga tubagezaho ibiganiro byiza bivuga ku buzima bw'umwana. Waba uri mushyashya, waba uri interested mu kujya wumva ibiganiro bivuga ku buzima bw'umwana, bw'umubyeyi, bya bintu byose nyine bishobora gutuma ubuzima bw'umwana bugenda neza, bya bintu bizagufasha kugira ngo umwana akure neza. Niba wumva ibyo biganiro byo ukeneye, ntugende udakoze subscribe, udakoze like ku biganiro byacu. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ibintu uzakora cyangwa ibintu uzirinda kugira ngo uhe umwana cyangwa utume ugabanya bya byago by'uko umwana ashobora kugira ibibazo by'isukari, diyabete, ashobora kugira ibibazo by'umuvuduko, ashobora kugira ibibazo by'umutima, ashobora kugira nyine kuba yarwara za ndwara zose zitandura. Ese uzi neza yuko ibyo bintu wowe nk'umubyeyi ari wowe ufite uruhare rwo kuba watuma umwana wawe avuka neza, agakura neza, ikindi ukamugabanyiriza nyine izo risike zo kuba yagira izo ndwara zose. Rimwe na rimwe ababyeyi tujya tubyirengagiza, wowe ugafokasinga ku buzima bwawe n'ikintu cyatuma ubuzima bwawe bumera neza ako kanya, ariko mu gihe ugiye gutwita umwana ntiwite kuri bya bintu bishobora gutuma umwana azakura neza, atarwaragurika, ikindi atagira n'izo ndwara nyine, cyangwa ukamugabanyiriza ibyo byago byo kuba yagira zimwe mu ndwara zitandura. Ni ikintu cy'ingenzi. Ikintu nshaka no ko wumva ni uko umubyeyi afite uruhare rwo gutangira gutegura future y'umwana ijyanye n'ubuzima bw'umwana igihe cyose ategura kumusama cyangwa kumutwita. Ntabwo mbizi nimba ujya ubitekerezaho igihe utwite, ariko ni ikintu cy'ingenzi. Nimba ugiye gutwita umwana, tangira projecting future y'uwo mwana mu bijyanye n'ubuzima bwe. Uvuge uyu mwana ndifuza ko yazagira ubuzima bumeze gute, ndifuza ko yazabaho gute, ni iki nakora kugira ngo ndinde uyu mwana kuzarwara indwara zimwe wenda zitandura, afite amahirwe yo kuba namurinda diyabete, umuvuduko. Ibyo byose ni ibintu ushobora gutangira gutegura ubuzima bw'umwana n'igihe cyose umutwite. Ibi ndabivuga yuko ubushakashatsi bumwe na bumwe bugenda bugaragaza yuko abamama batwite bafite obesity, abamama batwite bakiyongera ibiro byinshi, hari risike y'uko uwo mwana azagira ibibazo by'umutima, azagira ibibazo by'umuvuduko, azagira ibibazo bya diyabete. Urukumva rero ni uruhare rwawe yuko ukwiriye gutekereza umwana utwite kugira ngo umugabanyirize nyine ibyo byago byo kuba yarwara izo ndwara zose. Ntabwo uzategereza yuko umwana avuka, kuko already tuvuge urugero, uratwise, wari umeze neza, ubuzima bwawe bwari bumeze neza, ariko muri bya bintu abantu bajya batubwira ngo iyo umuntu atwite agomba, ugasanga umuntu nubwo atwite ari gufata ifunguro buri kanya, ari gufata n'ibintu bitari health. Urugero, uri gufata ibintu by'amasukari, uri gufata ibintu by'amasinakisi, ibintu byose bishyira n'ubuzima bwawe mu kaga. Rimwe na rimwe ugasanga wazanye umubyibuho ukabije, wiyongereye ibiro byinshi, bya bintu bishyira ubuzima bwawe mu kaga, ariko n'umwana utamusize, kuko ibyo bintu ufata direct bigera ku buzima bw'umwana. Rero ni ibintu dukwiye kumva nk'ababyeyi kugira ngo twumve ko dufite uruhare rwo gutuma future y'umwana izaba nziza, bitangiriye igihe cyose umutwite, ku bijyanye n'ibyo ufata, intungamubiri, ifunguro ufata. Ibyo bizafasha umwana wawe kugira ngo avuke neza. Urugero ngiye kubaha, niba wiyongereye ibiro cyane utwite umwana, hari risike yo kwagira diyabete, hari icyo twita gestational diabetes, iza nyine igihe utwite. Icyo gihe nuyigira, hari risike y'uko umwana azavuka afite ibibazo by'umutima, nka byandi tujya twumva ngo abana bavukanye utwenge ku mutima. Uri kumva already uri gushyira ubuzima bw'umwana nyine mu kaga. Ni byiza rero yuko nimba utwite, making sure yuko ibyo ufata biri health, ni ibintu bitashyira ubuzima bw'umwana mu kaga cyangwa bikaba byamwongerera izo risike zo kuba yagira
n'izindi ndwara, kuko ubushakashatsi nk'uko nari mbibabwiye bugaragaza yuko abamama bagira diyabete batwite, abamama bagira obesity, abamama bafata ibintu birimo fati nyinshi, birimo ibisukari byinshi batwite, abamama bafata ibyo bintu hari risike y'uko n'abana babo bashobora kugira ibibazo nyine bya metabolism, ibyo bintu bizana diyabete, hypertension, umuvuduko. Ibyo bintu byose ni byiza rero ko tubimenya kugira ngo tumenye uko dukwiye kurinda abana nyine. Ni ukuvuga ngo igihe cyose witaye ku buzima bwawe utwite umwana, uzaba uri guha amahirwe n'uwo mwana kuzakura neza, ikindi bimurinde nyine no kuba yagira izindi ndwara. Urugero kugira ngo mubyumve neza, nimba utwite ukaba ufata ibintu by'amasukari nyinshi, ibintu birimo fati nyinshi, hari umusemburo twita insuline. Iyo insuline rero izaba ari nyinshi mu maraso, haba mu maraso yawe ndetse n'ay'umwana. Uko umwana agenda aba expose kuri iyo insuline nyinshi akiri mu nda, bizagenda bimwongerera ibyago byo kugira resistance. Usange n'uwo mwana wenda ku mwaka, imyaka 2 basanze afite diyabete, bijyanye n'amakosa mama ashobora kuba yarakoze amutwite. Ibyo ni ibintu muba mukwiye kumva nyine kugira ngo mwumve ibyago biba bihari igihe cyose utitaye ku mirire yawe kandi utwite umwana. Ikindi kintu ubushakashatsi bugaragaza yuko nyine uko ufata ibyo bintu birimo isukari, fat, ibyo bintu byose ni ibintu bituma habaho dysfunction ya metabolism, ariko bihereye ku bwonko, kuko ubwonko nibwo buregulatinga uko umubiri nyine ukora, uko umubiri utanga imisemburo ikenewe, ibyo byose. Rero iyo habayeho gufata ibyo bintu ku bwinshi utwite, utuma nyine habaho disturbance ya kwa kundi imisemburo iba activated nyine biturutse mu bwonko, umwana akaba yagira resistance kuri hormone runaka, then nyine akaba yagira ibyo bibazo, bikaba byamwongera n'ibyo byago byo kuba yagira indwara zimwe na zimwe nyine zitandura. Ni byiza rero kwita ku buzima bwawe igihe cyose utwite, utekereza yuko ikintu cyose uri gukora utwite kizagira ingaruka ku mwana. Nizere ko turi kugenda tubyumva. Ndashaka yuko abamama benshi bita ku kintu, bita ku mirire yabo. Igihe cyose utwite umwana, ibyo uri gufata nibyo bizatuma nyine biha amahirwe umwana wawe kuzabaho afite ubuzima bwiza, no kuzabaho nyine nta bintu byo kurwaragurika, nta ndwara nyinshi, cyane yuko muri ibi bihe indwara zitandura zimaze nyine kugenda ziyongera mu bana. Rero nicyo gihe kugira ngo dufate measures zatuma ubuzima bw'abana butagenda bujya mu byago cyane, bivuye mu gutangira cya gihe umutwite. Nicyo gihe cyiza cyo gutangira ubundi gutekereza nyine ubuzima bw'umwana. Noneho wakwibaza ngo se ni ibiki nyine nakora? Ubundi umumama utwite nk'uko nabibabwiye akeneye nyine diet iri health, iri balanced, ariko nawe ntabwo akeneye bya bintu urugero uzasanga abamama benshi batwite biyongera ibiro, nibyo, ariko buri ugiye kureba benshi diet bafata uzasanga nyinshi ni amafati, ni amashugazi, nibyo bintu bibandaho cyane, kandi ibyo bintu byose biri risiki haba kuri wowe haba no ku mwana. Niyo mpamvu uzasanga baniyongera ibiro cyane. Nibyo koko umumama utwite aba agomba kongera ibiro, ariko nanone hari ibiro byagenwe umumama agomba kwiyongera. Rero igihe cyose wongera ibiro birenze bya bindi byagenwe, bivuga yuko uri gufata ibintu bidakenewe mu mubiri wawe, kandi ibyo bishobora gutuma nyine n'umwana agira izo ngaruka zose. Rero ni byiza gufata nyine ifunguro riri balanced, ugafata poroteyine nyinshi. Ubundi umumama utwite aba agomba gufata imboga nyinshi, poroteyine nyinshi, vitamine, imbuto ziboneka mu mbuto, ukagabanya bya bintu bibonekamo fati, imiceri, ibitoki, amasinakisi, amakeke, utwo tuntu twose tubonekamo ibintu bya fati n'amagirikoze biba bigomba kugabanuka, ukibanda ku bintu birimo vitamine, poroteyine, kuko ubundi nibyo umwana aba akeneye muri ako kanya. Ni byiza rero kubyibandaho
kugira ngo nyine utegure ubuzima bwiza bw'ejo hazaza ku mwana utwite, umurinde no kuba yarwara nyine izo ndwara zitandura bijyanye n'uko nawe witwaye igihe cyose wari umutwite. Ndagushimiye cyane wowe twabanye, nizere yuko nibuza wumvishe yuko ufite uruhare rwo kurinda umwana wawe kuba yagira indwara zimwe na zimwe zitandura, utangiriye muri cya gihe nyine umutwite, utarindiriye ko azavuka kugira ngo nanone umurinde kuba yavukana bimwe mu bibazo bigaragara mu bana nk'indwara z'umutima n'ibyo byose. Murakoze cyane cyane, ciao ciao.